muvandimwe we witabira igitaramo cya Eni Hakore, ndetse nawe urimo kudukurikirana kuri murandasi ahura aho ngaho. Uyu munsi wera w'isabato dufite umunezero wo kuba turi mu gitaramo cyo guhimbaza Imana, igitaramo cyateguwe na korali Eni Hakore, korali yo mu ntara ya Kanombe. Tunejejwe no kugira ngo tukubwire yuko uko wicaye utuje urimo gukurikirana ino gahunda, Mwuka w'Imana ari bukomeze kubana nawe, kandi ndakubwiza ukuri yuko mu mutima wawe haza kuwamo ibyishimo utigeze ubona ukundi. Reka duhimbaze Imana, reka tuyishime, kuko nyuma y'aha ngaha nta kintu tuzakora kitari guhimbaza Imana. Reka biranejeje, nta kintu tuzakora. Eni Hakore, reka mbanze mbabwire yuko Eni Hakore ari ijambo rivuga ngo iriba ryugenje ate ryuwambaje. Ni izina ryiza cyane. Reka rero muri igitaramo dutangiye dusabe korali turi kumwe Eni Hakore idufashe guhimbaza Imana mu ndirimbo y'199, kandi nawe unyurwe n'iryo jambo riri muri iyo ndirimbo mu izina rya Yesu. Korali irakoze cyane. Reka mbere yuko dukomeza gahunda zindi ningingire abari imbere yanjye tujye juru maze duhe Imana icyubahiro dusenge. Imana nziza, umubyeyi dukunda, igitare cy'amahanga, muri aya masaha twongeye kuzamura amashimwe yacu tugushimira uburinzi bwawe n'imbabazi zawe udahwema kutugaragariza. Izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Twaje kwa kundi turabanyabyaha imbere yawe, niyo mpamvu dusaba ngo turebere mu maraso ya Yesu Kristo, amazina yacu akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo ugiye guhamagara amazina tuzishimira kugusanganira. Dufite umunezero mwinshi n'amashimwe ku bwa korali Eni Hakore bateguye igitaramo cyo kuguhimbaza no kuvuga imirimo yawe ikomeye cyane. Bateguye nk'abantu. Uyu munsi wa none wabigaragaje kuri Imana, kuko wabishyize mu bikorwa, uhabwa icyubahiro. Yesu uri mu isi witegura gusubira mu ijuru, waduhaye inshingano. Ubwira abigishwa bawe ko bagomba kugenda bakamamaza ubutumwa bwiza. Ni muri urwo rwego korali Eni Hakore babinyujije mu ndirimbo uyu munsi bateguye igitaramo
kinyura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kigendereye kuvuga imirimo yawe, turasaba twinginga ngo abazumva izi ndirimbo bose uzabarinde kuba ingumba z'amatwi, ahubwo imitima yabo izacishwe bugufi no kumva amagambo agize izi ndirimbo, kugira ngo ari abaririmbyi ari abiteguye kumva izi ndirimbo twese turusheho kwitegura ingoma yawe ubwo ugiye guhamagara amazina tuzishimira kugusanganira. Reka gahunda zose zigiye kubera ahangaha zikomeze zibe munsi y'ukuboko kwawe, kandi byose bikomeze kuba uko ushaka, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Barakoze korali Ntihakore uburyo tuyoboye muri indirimbo yo guhimbaza Imana. Reka mbasabe bajye kwicara, hanyuma nanjye nibagera mu byicaro byabo mbabwire abandi turi kumwe muri gahunda yo guhimbaza Imana. Korali Ntihakore mwagenda mukiyicarira. Munyemerere twongere dushima Imana. Mu kanya twarahangaha tubanje Imana mbere ya byose, aho twatangiye duhimbaza Imana. Reka mbanze mbibutse ikindi, nimugoroba ku bantu twari kumwe, ku bantu babikurikiranye kuri murandasi zanyu, mwabonye kuntu gahunda yo guhimbaza Imana yabaye nziza. Uyu munsi rero nkuko nabivuze, itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu ntara ya Kanombe rigira amakorali ahimbaza Imana, rigira amakorali ashimishwa no gutarama. Rero niyo mpamvu uyu munsi Ntihakore yari yaduteguye cyangwa yaduteguriye igitaramo dukomeje kubamo. Muri iki gitaramo harimo abandi bayobozi turi kumwe n'umuyobozi wacu Pasiteri Rudatinya Marite, akaba ari umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Kanombe, itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Turi kumwe n'umukuru w'itorero mukuru kuri iryo torero nyine nzaba mwita Izayi, kandi turi kumwe n'umukuru w'itorero ushinzwe amakorali yakaba yitwa Nsabimana Venuste. Reka mbabwire yuko uko tungana twaje kugira ngo dufatanye guhimbaza Imana. Ntabwo umurimo w'ivugabutumwa Ntihakore wifasha yonyine, ahubwo yatumiye n'andi makorali meza menshi kandi mukunda. Kubw'uyu munsi, kumwereko uyu munsi iri kumwe na korali Intumwa z'Ubushake. Reka mbonereho kuyakira kugira ngo ize ihimbaza Imana mu ndirimbo zayo nziza izihimbaza Imana mu ndirimbo 3. Murakoze. Ese ni nyinshi? Nurambirwe kuri yo mudasobwa yawe wicayeho, nurambirwe muri iteraniro urimo, ahubwo kurikira mu Imana gushakaho mu izina rya Yesu. Turimo ubuzima buracumuza benshi, abantu barabura icyo bakora bagatangira gushinga amadini, bazibyuka bakabiyobya bagamije inyungu zabo. Iby'umwuka byamaze kuba nk'ubucuruzi muri isi. Tureke kuba abakarasi bayobora abantu ahatariho, kandi tureke kuba ibyapa biyobora abantu bigasigara. Bazarimbuka ariko amaraso yabo uzayabazwa. Tureke kuba abakarasi bayobora abantu ahatariho, kandi tureke kuba ibyapa biyobora abantu bigasigara. Bazarimbuka ariko amaraso yabo uzayabazwa. Bizera hateye indwara nyinshi zitandukanye,
ubwibonekaho mu baririmbyi bwarateye cyane birababaje barahaguruka ngo baririmbe bagatangira kujya mu marushanwa bati twe twaririmbye neza bariya bo baririmbye nabi tureke kuba abakarasi bayobora abantu ahatariho kandi tureke kuba ibyapa biyobora abantu bigasigara bazarimbuka ariko amaraso yabo uzayabazwa tureke kuba abakarasi bayobora abantu ahatariho kandi tureke kuba ibyapa biyobora abantu bigasigara bazarimbuka ariko amaraso yabo uzayabazwa dusabe imbaraga y'umwuka idutsindiye kugira ngo tuneshe uwo satani wibasiye itorero mw'iyi minsi kuko intwaro yacara ugushikama ugatabaza Yesu akagukiza ugahinduka maze ukaba icyaremwe gishya reka kwirata kuri umuririmbyi cyangwa se umubwiriza wa gahano ahubwo wirata amaraso ya Yesu uyabwire benshi abatayazi bahinduke bihane wowe nabo muzarokoke reka kwirata kuri umuririmbyi cyangwa se umubwiriza wa gahano ahubwo wirata amaraso ya Yesu uyabwire benshi abatayazi bahinduke bihane wowe nabo muzarokoke 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 hariho imana turirimba iyo mana bayizira komeye niyo y'ukuri niyo nyamaboko muri byose iyitumenyera uko tubayeho iyitugaburira by'ukuri niyo ituma abantu batwibeshaho ngo turakize nyamara turaba kene mu buryo bugaragara tugaragara nk'abadakomeye ariko mu maso y'Imana turakomeye turabatambyi turi ibikomangoma haleluya haleluya habwa icyubahiro mucunguzi waduhaye ubushobozi tugaragara nk'abadakomeye ariko mu maso y'Imana turakomeye turabatambyi turi ibikomangoma haleluya haleluya habwa icyubahiro mucunguzi waduhaye ubushobozi abantu bajya batwibeshaho bakavuga ngo twe turabasazi iyo batubonye mu nzira turi kuririmba twishimiye ibyo Yesu adukorera tuvuga uburyo yatwitangiye cyangwa dufite ibyanditswe bati bariya n'imburamukoro bigiza bahanga ngo barigisha bose ibya Yesu tugaragara nk'abadakomeye
ariko mu maso y'Imana turakomeye turabatambyi turi ibikomangoma. Haleluya haleluya habwa icyubahiro mucunguzi waduhaye ubushobozi. Tugaragara nk'abadakomeye ariko mu maso y'Imana turakomeye turabatambyi turi ibikomangoma. Haleluya haleluya habwa icyubahiro mucunguzi waduhaye ubushobozi. Tubaye muri we tutaryarya n'ukuri twagubwa neza muri twe, nubwo twagera mu bihe biturusha byo mu isi, mu makuba n'akarengane k'isi, mu byago byinshi bitandukanye, dukomeza kuba intwari hagati mu bantu batubona. Iryo ni ryo banga ryo kubana n'Imana by'ukuri, tugaragara nk'abadakomeye ariko mu maso y'Imana turakomeye turabatambyi turi ibikomangoma. Haleluya haleluya habwa icyubahiro mucunguzi waduhaye ubushobozi. Tugaragara nk'abadakomeye ariko mu maso y'Imana turakomeye turabatambyi turi ibikomangoma. Haleluya haleluya habwa icyubahiro mucunguzi waduhaye ubushobozi. Haleluya haleluya habwa icyubahiro mucunguzi waduhaye ubushobozi. Yesu mu cyubahiro cye azaza kutujyana, bamarayika bebera ari impanda nziza impanda. Yesu umucunguzi wacu nashimwe iteka ryose. Mbega umunsi w'ibirori bizaba bitangaje, buri muntu wese aho ari azaba afite amatsiko yo kureba umwami wacu, tumuvugirize ishimwe. Bizaba bitangaje Yesu azaba agarutse. Mbega umunsi w'ibirori bizaba bitangaje, buri muntu wese aho ari azaba afite amatsiko yo kureba umwami wacu, tumuvugirize ishimwe. Bizaba bitangaje Yesu azaba agarutse. Nshuti yanjye nkuburire he ku butunzi bw'isi, icyubahiro n'ibindi byose bigiye gushira, byose gushira, byose bizahinduka Yesu azaba agarutse. Mbega umunsi w'ibirori bizaba bitangaje, buri muntu wese aho ari azaba afite amatsiko yo kureba umwami wacu, tumuvugirize ishimwe. Bizaba bitangaje Yesu azaba agarutse. Mbega umunsi w'ibirori bizaba bitangaje, buri muntu wese aho ari azaba afite amatsiko yo kureba umwami wacu, tumuvugirize ishimwe. Bizaba bitangaje Yesu azaba agarutse.
banguka tujyane iwacu hariya mu rurembo dore ibyiza ngibiriya n'amakamba meza yacu Yesu yaduteguriye n'ubugingo bw'iteka ryose Yesu yaduteguriye mbega umunsi w'ibirori bizaba bitangaje buri muntu wese awari azaba afite amatsiko yo kureba umwami wacu tumuvugirize ishimwe bizaba bitangaje Yesu bwazaba agarutse mbega umunsi w'ibirori bizaba bitangaje buri muntu wese awari azaba afite amatsiko yo kureba umwami wacu tumuvugirize ishimwe bizaba bitangaje Yesu bwazaba agarutse mbega umunsi w'ibirori bizaba bitangaje buri muntu wese awari azaba afite amatsiko yo kureba umwami wacu tumuvugirize ishimwe bizaba bitangaje Yesu bwazaba agarutse 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 ndabasuhuje mwese kubw'uyu munsi urukundo rw'Imana rwaduteranije dukwiye kuruyishimira ngo Imana ihabwe icyubahiro uyu munsi w'igitaramo cya Hakore k'insanganyamatsiko yuko turi ku rugamba ni umunsi unejeje kandi kubw'ibyo nanjye umwuka w'Imana anganirije yashimye ko tuganira amagambo y'ubugingo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 16 ku murongo wa 33 uyu murongo ni umurongo umwe ariko urimo kuri gukomeye cyane abafite Bibiliya muyirambure twumva uko haranditse ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nje mu isi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi Yesu we wahanze isi akayicungura Satani yayiteye ari nawe wahumekeye abanditsi ba Bibiliya igihe gikwiriye gisohoye yigize umuntu nubwo yarafite kamere y'Imana yambara na kamere y'ubumuntu araza abana n'abantu asonza nk'abantu aribwa nk'abantu ageragezwa nk'abantu cyakora ntigeze akora icyaha nk'abantu ahubwo muri byose yari umuneshi iyo mibereho ye yo kunesha yatumye ubwo yari mu cyumweru giheruka cy'ubuzima bwe ku isi aterura ikiganiro yihereranye n'abigishwa be abasoma Bibiliya muzasoma ikiganiro gihereye mu gice cya 13 cya Yohana kiragera mu gice cya 17 cyose kigasoza aha tugeze rero ni hagati mu cyumweru ni no hagati muri uwo mugabane w'ikigisho kirekire mbabwiye kuko ni mu gice cya 16 yababwiye byinshi byajyaga kumubaho kandi ababwirana byinshi byajyaga kubabaho nyuma yo gutandukana nawe muri ibyo byinshi yerekeza kubisoza arababwira ati ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nje ibyo byinshi yari yababwiye hejuru bijyanye n'ibyendaga kumubaho batari basobanukiwe bijyanye n'ibyajyaga kuzababaho nyuma y'uko azaba yatandukanye nabo nibyo yababwiye twe rero muri uyu mugabane w'iri somo tugiye kurisoma tugiye kurigenzura tugiye kuritekerezaho ryo ryonyine ubwaryo nidusoma andi menshi n'irindi rimwe tugasoza iri somo rero imigabane ibiri ariko uheruka no tugiye kugira umugabane ubanza no tugira umugabane uheruka
munyemere mbisome nk'uko mbivuze nubwo atari ko byanditswe. Ni nkaho nakavuze ngo haranditse ngo mu isi mugira umubabaro ariko nimuhumurane nesheje isi. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Kadore ku mugane wa mbere, mu isi mugira umubabaro. Ibi ni ukuri. Iri somo rimenyerewe kenshi ko ribwirizwa abantu mu gihe tujya gushyingura abacu, ariko umubabaro tugira mu isi si uwo gupfusha abacu gusa, ahubwo ukuri k'ubuzima bw'inyoko muntu kose ni umubabaro gusa. Icyakora mu mugambi w'Imana umwana w'umuntu yajyaga kunezerwa iteka ryose. Nicyo gituma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri turasanga Imana irema Adamu na Eva ikabatuza mu busitani bwiza bwitwa Edeni. Kandi muri ubu busitani harimo ibyiza byose bizira ikizinga, harimo ibyiza byose bizira icyo ari cyo cyose cyatera uburwayi. Nyamara hafi y'ubwo busitani ndetse no muri bwo hagendagendaga umwanzi wajyaga kuzana ibibi ku muntu, aribyo byabyo mubabaro. Uwo nguwo ni inzoka ya kera, ariyo mwanzi wacu na Satani. Satani yateje umubabaro kuva kigera mu isi, inyoko muntu irababaye. Reka mbabwire, mu isi tugira umubabaro. Abakomeye n'aboroheje barababaye, abize n'abatarize barababaye, abakire n'abakene barababaye, abafite ababyeyi barababaye, imfubyi zirababaye, abashatse barababaye, abatarashatse barababaye, ingaragu zirababaye, abubatse barababaye. Mbese mu isi n'umubabaro. Ibi mvuga wabigenzura. Hari ubwo imibereho yacu yo mu isi idusharirira, ikaturya rimwe na rimwe tukitiranya ubwoko bw'umubabaro tugira n'impamvu itera umubabaro. Umuntu agashaka umugabo yumva abonye igisubizo cy'ubuzima, umuntu agashaka umugore yumva abonye igisubizo cy'ubuzima. Nyamara kuko Satani ahiga kubaho neza k'umuryango, akinjirira wa muryango, mu gitondo umugabo agatangira kwitakana umugore ngo uyu mugore nashatse ntabizi, namuhumiyeho ntabizi, nibwira ko azamara umubabaro, none anteje umubabaro. Nyamara umugore si uteza umubabaro, umubabaro uva kuri Satani. Umugore agataka ati uyu mugabo narinzi ko ari umusore mwiza, narinzi ko ari umuntu ubaha Imana, narunzi ko ari imfura, narinzi ko ari muzima, nyamara yambereye nk'imifatangwe mu mbavu. Agatekereza ko umubabaro afite awuterwa n'uwo mugabo, nyamara ibyateye uwo mugabo kumubera nk'umufatangwe ntibikomoka muri uwo mugabo, nubwo biri muri kamere ye, bikomoka muri Satani utera umubabaro. Kandi ibi mu miryango ntibibarirwa gusa mu miryango y'abakennye ngo yabakizeyo iraherwa ku mubabaro hagati y'abashakanye. Ibi ntibibarirwa mu miryango y'abize ngo batarize bo barahejwe ku mubabaro. Oya rwose. Nta nubwo bibarirwa mu miryango y'abatarize ngo abizeho barahejwe kuri uyu mubabaro. Oya rwose. Wabisanga hose. Abakire n'abakene bose barababaye. Abafite byinshi barara badasinziriye, abatabifite nabo barara badasinziriye. Mu isi n'umubabaro gusa, umubabaro gusa. Kubaho udafite umuryango bitera umubabaro, ukabyara ntugire uguhemba, ukagira ibyiza ntihagire ifatanya nawe. Umwana w'umunyeshuri akarangiza ntabone uwashyira diplome ngo amubwire ngo dore natsinze nabonye grande distinction. Ibyo n'umubabaro. Nyamara kandi n'umubyeyi ufite 3, 4, 5 bamunaniye mu burere, afite ibyo kuba habihagije, nawe yirirwa arira nubwo afite benshi. Bakamuzaniye diplome nziza, bakamuzaniye bilete nziza, isi yarabakaranze ibashora mu biyobyabwenge. Iyo diplome, iyo bilete nziza ntayihari, kuko mu isi tugira umubabaro. Sinashobora kurondora ubwoko bw'imibabaro. Ndamutse mbirondoye amasaha yaba menshi, nta nzingero nkeya. Ariko genekereza mu mutima wawe aho utuye, ahagukikije, aho ugenda, aho uba, urasanga ubuzima bw'inyoko muntu mu isi yose ari umubabaro. Nyamara uruhande rw'iyi mibabaro imeze itya, hari undi mubabaro abantu batajya bitaho,
kandi uwo nawo uhangayikishije ijuru. Kuko Imana twaba twabaye mu buryo bw'umubiri, naho twaba twabaye mu bundi buryo butari ubw'umubiri, Imana itwitaho mu buryo bwose. Iyi Mana yaduhishuriye ko hari ubundi bwoko bw'umubabaro abantu batajya bitaho. Reka mbabwire, umugabane w'iyi nteruro avuga ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Ninde bivuga? Uyu ni Yesu. Uku kunesha kwa Yesu ntabwo ari ukunesha kubuza indwara kubaho, si ukunesha kubuza urupfu kubaho, si ukunesha kubura intambara hagati y'ibihugu bituranye, si ukunesha kubuza intambara hagati y'imiryango, abavandimwe n'inshuti, si ukunesha gutuma ubupfubyi butongera kubaho, ubupfakazi butabaho n'ibindi n'ibindi, ahubwo ni ukunesha kwanesheje icyaha cyateye ibyo byose. Icyo n'undi mugabane w'umubabaro abantu batitaho. Reka mbamenyeshe abanteze amatwi ko niba hari igihombo gihari mu buzima, ni ukutagira Yesu mu bugingo. Niba hari igihombo gihari gikomeye kuruta ibindi byose, ni ukutagira Imana mu bugingo. Nicyo gituma Yesu amaze kuganirira abigishwa be ibijyanye n'umubabaro uzababaho, ari nayo sano natwe dufitanye n'isi, kuko tubaye mu isi y'imibabaro. Wa mugane ni Yesu wa kabiri aratubwira ngo nubwo mu isi mugira umubabaro, wa wundi navuze n'uburyo butandukanye bundi ntashoboye kurondora, wowe umutima wawe wagenzura ukabona, araterura akatuvuga ngo ibyo ndabibamenyesha, ndabibabwirira kugira ngo mugire amahoro muri iki. Nubwo isi ituraga umubabaro, nubwo isi ituraga ishavu, nubwo isi ituraga gusharirirwa, nubwo isi ituraga agahinda, nubwo isi ituraga kumererwa nabi no kugubwa nabi, mu gihe Imana ibyitegereza bikababaza, reka mbamenyeshe iri tangazo rivuga ngo nimuhumure, hari Imana yanesheje. Kandi Imana yanesheje ni umugambi wayo kutumenyesha ko turi ku rugamba, kandi kuri urugamba tuzarutsinda ko bwa Yesu Kristo. Nicyo gituma iyi Imana igira neza iturarika, ari naryo somo ndangirizaho dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Nta kabuza ababaye twese turarushye. Arangije Yesu aganira n'abigishwa n'ubundi arababwira ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ubwoko bw'ibikuruhije uko bwabungana kose, ahari n'ubushomeri bukuruhije, ahari n'ukubura fiance bikuruhije, ahari n'ukubura ishuri kandi ufite ubwenge bikuruhije, ahari n'ugucuruza ugahomba bikuruhije, ahari n'ukubyara abana bakakurumbira wifuzaga ko bakunezeza bakazaguha abuzukuru bakazaguha abuzukuruza bikuruhije, ahari n'ababyeyi batazi Imana batiteye ko byagakiza bikubabaje. Ubwo bwoko bwose bw'umubabaro ari uw'ibigaragara n'ibitagaragara, Imana ibyitayeho. Wowe ushavuye, wowe ubabaye, uko umutima wawe waburemerewe, hari Imana itagitsikwa n'ibibazo byacu. Uko bingana kose irabyikorera ku bitugu byayo. Nicyo gituma ijambo ritubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Maze rero mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana itwitayeho, nta kantu na gato katubaho Imana itabizi, nta no kumwenyura kuyisoba, nta marira atemba mu maso yacu Imana itabyitayeho. Nicyo gituma nkurarikira ngo wemere guha Imana ubugingo bwawe, neture mu bwawe, maze nibimera bityo amahoro yo muri yo azaguhindukira nk'isoko y'amazi y'ubugingo. Ayo mazi y'ubugingo niyo azana amahoro, ayo mazi y'ubugingo muri Yesu niyo azana umudendezo, ayo mazi y'ubugingo niyo abatura abasabwe n'ibiyobyabwenge, ayo mazi y'ubugingo niyo abatura abasabwe n'ibyaha bikomeye bananiwe kureka mu mitima yabo. Ayo mazi y'ubugingo mu mutima w'umuntu niyo atuma umuntu ashobora kumwenyura nubwo agoswe n'ibimurushya byinshi. Mu isi tugira umubabaro, ariko nimureke duhumure, Imana yanesheje isi. Iryo humure ndaribifurije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Arakoze pasiteri ku ijambo ryiza atubwiye, ijambo ridukomeza. Reka rero dukomeze igitaramo cyacu, duhamagare korali Eni Hakol ize ihimbaza Imana.
ize ivuga ubutumwa, hanyuma nawe aho ngaho aho uri ukomeze kunyurwa n'ubuntu bw'Imana mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe buhorana nagiteka mu buzima, ubuntu bwawe n'imbabazi utanga birahebuje, ntawabura kuguhimbaza. Twese abatuye isi turirimbira Imana, kandi twamamaze hose inkuru nziza y'agakiza kayo, ngo twitegure twihana ibyaha tubeho mu isi tuzi ko atari iwacu. Twese abatuye isi turirimbira Imana, kandi twamamaze hose inkuru nziza y'agakiza kayo, ngo twitegure twihana ibyaha tubeho mu isi tuzi ko atari iwacu. Bitumani baza byinshi kuri wowe, ngashaguzwa nuko njye nkubabaza, ariko ngashimishwa nuko wambabariye. Twese abatuye isi turirimbira Imana, kandi twamamaze hose inkuru nziza y'agakiza kayo, ngo twitegure twihana ibyaha tubeho mu isi tuzi ko atari iwacu. Twese abatuye isi turirimbira Imana, kandi twamamaze hose inkuru nziza y'agakiza kayo, ngo twitegure twihana ibyaha tubeho mu isi tuzi ko atari iwacu. Ariko umuntu wizera Imana kandi agahirimbanira gukora ibyo ishaka, akiriho akezwa n'amaraso ya Yesu, agaharanira guhesha abandi amahoro. Twese abatuye isi turirimbira Imana, kandi twamamaze hose inkuru nziza y'agakiza kayo, ngo twitegure twihana ibyaha tubeho mu isi tuzi ko atari iwacu. Twese abatuye isi turirimbira Imana, kandi twamamaze hose inkuru nziza y'agakiza kayo, ngo twitegure twihana ibyaha tubeho mu isi tuzi ko atari iwacu. Twese abatuye isi turirimbira Imana, kandi twamamaze hose inkuru nziza y'agakiza kayo, ngo twitegure twihana ibyaha
icyubahiro ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe singizwa Yesu mwiza nta wundi ukwiye icyubahiro ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe reka dutumire korari intumwa z'ubushake izihimbaza Imana mu ndirimbo 3 murakoze igihe cyo kugenda tukajya kuburira abantu abari hanze kuko bwije hanze habuditse tubere ku bwato bwiza ushobora kuhakiza bambuka inyanja iruhije bagere hakurya bambuka tujyane tubabwire iby'umunsi bugiye kuza tubere gukuri kwa Yesu kuko icyari cyo gikenewe kugira ngo bakire bambuka tujyane tubabwire iby'umunsi bugiye kuza tubere gukuri kwa Yesu kuko icyari cyo gikenewe kugira ngo bakire bakeneye ubufasha bwawe nyamuneka genda ubafashe dore barababaye bahe kuko nawe wahawe kandi ntacyo ubarusha kuko mu bwami bwo mu ijuru ibyo uzabyibukirwa banguka tujyane tubabwire iby'umunsi bugiye kuza kandi tubere gukuri kwa Yesu kuko icyari cyo gikenewe
kugira ngo bakire banguka tujyane tubabwire iby'umunsi mubi ugiye kuza kandi tubereke ukuri kwa Yesu kuko icyo ari cyo gikenewe kugira ngo bakire. Tugende mu nzira zose dushakisha abababaye kuko bakeneye ubufasha abo tubagoboke kuko izo nazari inshingano twebwe ubwacu twatumwe kwizera gufite imirimo niko gukeneye ubu banguka tujyane tubabwire iby'umunsi mubi ugiye kuza kandi tubereke ukuri kwa Yesu kuko icyo ari cyo gikenewe kugira ngo bakire banguka tujyane tubabwire iby'umunsi mubi ugiye kuza kandi tubereke ukuri kwa Yesu kuko icyo ari cyo gikenewe kugira ngo bakire banguka tujyane tubabwire iby'umunsi mubi ugiye kuza kandi tubereke ukuri kwa Yesu kuko icyo ari cyo gikenewe kugira ngo bakire. Yo kumubona uwo mwami aje ku bicu bamarayika bafite amatsiko yo kutubona kandi natwe dufite amatsiko yo kureba bamarayika ubwo bazaba bagarutse tukababona. Uwo munsi wowe uzajya hehe ko bakubwiye ukisiba amatwi abantu benshi barakubwirije uramenye inshuti yanjye uyu munsi wihane. Uwo munsi wowe uzajya hehe ko bakubwiye ukisiba amatwi abantu benshi barakubwirije uramenye inshuti yanjye uyu munsi wihane. Uwo munsi n'uw'ibyishimo ku bazaba bakiranuka abazaba barakiraniwe bazihisha bazatakira imisozi ngibabire mazi bahishe ariko ntibizashoboka bazarimbuka. Uwo munsi wowe uzajya hehe ko bakubwiye ukisiba amatwi abantu benshi barakubwirije uramenye inshuti yanjye uyu munsi wihane. Uwo munsi wowe uzajya hehe ko bakubwiye ukisiba amatwi abantu benshi barakubwirije uramenye inshuti yanjye uyu munsi wihane. Twemere uwo mwami atuyobore kugira ngo ubwo azaba agarutse
tuzihishe tutazabwirwa amagambo ngo ntabwo nigeze kubamenya ahubwo tuzishimire kuba nagarutse uwo munsi wowe uzajya hehe ko bakubwiye ukisiba amatwi abantu benshi barakubwirije uramenye nshuti yanjye uyu munsi wihane uwo munsi wowe uzajya hehe ko bakubwiye ukisiba amatwi abantu benshi barakubwirije uramenye nshuti yanjye uyu munsi wihane uwo munsi wowe uzajya hehe ko bakubwiye ukisiba amatwi abantu benshi barakubwirije uramenye nshuti yanjye uyu munsi wihane rukabije baragwaga kandi bakagwaguza mu rugendo ntibasubira inyuma bashakaga inzira ngo bajye imbere ibibatega babiteraga umugongo umunsi umwe bari bategereje kwambuka barebaga Kanani imbere yabo amatsiko yari yarabamaze kandi koko bari bakumbuye iwabo umunsi umwe bari bategereje kwambuka barebaga Kanani imbere yabo amatsiko yari yarabamaze kandi koko bari bakumbuye iwabo Egiputa bavuye yari benshi ubutayu benshi bwarabamaze ubutayu bw'ibyaha tuhirinde niyo mpamvu twavuye muri uri y'abakarudaya dushaka igikundiro umunsi umwe bari bategereje kwambuka barebaga Kanani imbere yabo amatsiko yari yarabamaze kandi koko bari bakumbuye iwabo umunsi umwe bari bategereje kwambuka barebaga Kanani imbere yabo amatsiko yari yarabamaze kandi koko bari bakumbuye iwabo tutaboneza inzira muri twe hazasigara ngerere dusa nkaho tugeze ku nkengero Yorodani na yose ko yuzuye kandi dusabwa kuyambuka n'ibirenge mukomeze kandi nimucogore genda bona kumaro bategereje mukomeze kandi nimucogore genda bona kumaro bategereje Yorodani ni igipimo gipima ibirenge n'ubutumwa twamize ndagagiza twaboneye muri we tuzambuka kubw'iyo mbaraga ikiza Yorodani ni igipimo gipima ibirenge
n'ubutumwa twamize bw'agakiza twaboneye muri we tuzambuka kubw'iyo mbaraga ikiza Yorodani n'igipimo gipima udushyitse ibirenge n'ubutumwa twamize bw'agakiza twaboneye muri we tuzambuka kubw'iyo mbaraga ikiza iki gitaramo cyacu cyabaye igitaramo cyiza, igitaramo kiryoshye, iki gitaramo umuntu yumva atakisoza, ariko reka twumve icyiciro kindi kandi cyiza kurutaho cyo guhimbaza Imana cy'indirimbo zindi batuzigamiye. Korali Eni Hakore, nimukomeze muhimbaza Imana muri icyiciro cyo gusoza igitaramo cy'uyu munsi. Murakoze. Arahirwa uzaboneka mu ruhande rw'abanesheje batsinze umubisha uwo nguwo arahiriwe. Barahirwa bazatsinda koko bakaboneka mu mubare w'abanesheje batsinze wa mugome Satani kubwo kwizera imbaraga y'uwamunesheje. Bazambikwa amakamba arabagirana bazabaho mu munezero utazashira. Barahirwa bazatsinda koko bakaboneka mu mubare w'abanesheje batsinze wa mugome Satani kubwo kwizera imbaraga y'uwamunesheje. Bazambikwa amakamba arabagirana bazabaho mu munezero utazashira. Urwanyi we ngaho mbwira nawe ko mbona turushaho kugushwa n'imyambi y'umubi arakoresha nabo mu ngabo zacu ngo tumarane intambara irakomeye turusheho gusenga. Barahirwa bazatsinda kuko bakaboneka mu mubare w'abanesheje batsinze wa mugome Satani kubwo kwizera imbaraga y'uwamunesheje. Bazambikwa amakamba arabagirana bazabaho mu munezero utazashira. Barahirwa bazatsinda kuko bakaboneka mu mubare w'abanesheje batsinze wa mugome Satani kubwo kwizera imbaraga y'uwamunesheje. Bazambikwa amakamba arabagirana bazabaho mu munezero utazashira. ryose dusabirane kuzaba muri uwo mugabane barahirwa bazatsinda koko bakaboneka
kwizera imbaraga y'uwamunesheje bazambikwa amakamba arabagirana bazabaho mu munezero utazashira barahirwa bazatsinda koko bakaboneka mu mubare w'abanesheje batsinze bamugome satani kubwo kwizera imbaraga y'uwamunesheje bazambikwa amakamba arabagirana bazabaho mu munezero utazashira barahirwa bazatsinda koko bakaboneka mu mubare w'abanesheje batsinze bamugome satani kubwo kwizera imbaraga y'uwamunesheje bazambikwa amakamba arabagirana bazabaho mu munezero utazashira uyu munsi itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ry'i Kanombe rifite umunezero mwinshi kubw'ubutumwa bwiza buhembura bukiza imitima buhumuriza bwanyuze mu majwi y'ababaririmbyi ba korali Eni Hakore. Ijambo ry'Imana ridusaba guhumuriza abantu b'Imana. Ni mw'ubwo rwego rero ubutumwa bwiza buri muri izi ndirimbo twifuza ko Mwuka Wera yazabuyobora mu mitima y'abazabukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bukazabatera ibyiringiro n'ihumure nubwo turi mu isi itari mu ibyiringiro ariko abari muri Kristo bagira ibyiringiro byo mu mutima. Reka rero nkomeze kurarika buri muntu wese kuzaha agaciro ubutumwa bwiza buri muri izi ndirimbo kandi aho buzagera hose umwuka w'Imana azarishya iyo mitima kugira ngo muri cya gitondo ubwo umwami wacu azabagarutse twese tuzanezezwa no kumusanganira mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Data mwiza, Mana idukunda, tugushimiye ko ari wowe wabwirije iby'agakiza ukanakiza uhabwa icyubahiro. Tunejejwe cyane n'impano itangaje watanze yo kuguhimbaza binyuze mu ndirimbo, ari nayo mpamvu iyi korali Eni Hakore yateguye iki gitaramo kinyura ku mbuga nkoranyambaga. Turagusabye ngo umwuka wera, umuyobozi n'umujyanama azakorere muri izi ndirimbo zihindure kandi zikize imitima ya benshi. Ku musozo w'uru rugendo hazaboneke benshi bazataha mu bwami bwawe. Reka imitima yacu iri mu isi buzi ibyiringiro yuzuzwe mu ibyiringiro n'ubutumwa buzirimo, kandi uhumugisha abana bawe bitanze kugira ngo izi ndirimbo zigende neza. Iki gitaramo umugambi wacyo uzawusohoze, ku musozo wa byose uzahabwa icyubahiro. Turakwihaye kandi turakwiringiye, tuzi ko ibyo wibwira kutugirira ari ibyiza. Buri wese mubashe kubyakirana umutima ukwizeye mu izina rya Yesu. Amen.